Reka tubaye ikaze mwe mukomeje gukurikirana Dressing Room TV. Muri inshuti z'akadasohoka rero wowe wakoze subscribe tukwibutse ko uri inshuti y'akadasohoka. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri Rayon Sport Murera Saro ry'Inyanza. Rayon Sport ifitanye umukino na Rutsiro ku munsi wo kwisabato. Abagabo bita Imena bayobowe na Paul Muvunyi ndetse n'abagacinya n'abandi murabazi na ba Paul Ruhamyambuga bakomeje kwegeranya umusanzu wabo, bakomeje gufasha ikipe, abareba barabashimira cyane. Ariko harimo ikibazo kimwe cy'abashaka kubaca intege, kubaharabika bagenda bavuga ngo bari kwivanga mu buyobozi biki n'ibiki, ngo bya hoteli, ngo barashaka kwijyana muri hoteli ya Muvunyi Musanze. Ni ibintu uri kumva yuko rwose bitashimishije abari habe na gato. Reka tubaze rero mugenzi wacu, mugenzi Faustinho atubwire ukuntu bimeze nk'umunyamakuru umaze igihe mu bintu. Turi buze kwigarukaho. Ariko uyu munsi hari ikintu cyagiye hanze cy'igispekulation cyo kubeshya ngo Rayon Sport igiye kujya i Rubavu ngo irabanza ice i Musanze mu Kinigi kwa Muvunyi. Kumbi icyo kintu nanjye mu gitondo abantu bakinaye mu ngwa mu mutego. Donc ukavuga ukibaza icyo kintu ngo Rayon Sport ngo izahaguruka ngo ejo kuwa kane mu gitondo igiye Rubavu ngo banze ngo ije ngo imusanze ngo muri hoteli kwa Muvunyi ngo hanyuma niva mu Kinigi izaje i Rubavu kuwa gatanu. Kandi icyo ni ikinyoma cyahimbwe n'abantu bake bamaze imyaka bateza ibibazo Rayon Sport batishimiye ko aba bapapa bigarukiye mu itimu yabo. Uwo muntu yashaka kurema icyo kintu cy'igipropaganda kidasobanutse ngo ashaka kwerekana ko cyangwa se kwereka inzego zikurikirana ibibazo bya Rayon Sport ko uwo Muvunyi atwaye Rayon, ngo Rayon yayigize yayijyanye mu Kinigi, kandi ari byo kubeshya ibyo nta n'ibihari nta biteganyijwe. Aba basaza bari gufasha ikipe nkuko nawe mureyo uba muri Amerika utuye he wafasha ikipe ukunda uvuga uti ikipe nkunda ikomeze igayike, ikipe ishimisha abaturage, ikipe abandi Rubavu baracuruza kubera Murera, bararyohewe kubera Murera, baravuga bati Murera iraza ryari. Ariko hakaba umuntu ufite imyumvire ntamenya umaze imyaka. Ntabwo Rayon Sport ari bwo buzima bwawe wa mugabo we, ntabwo Rayon Sport ari bwo buzima bwawe. Niba rwose barayoboye cyangwa se ntibyagenze neza wajya mu bindi cyangwa ugashinga indi timu ukareka Murera abantu bayo ayizi bayigejeje mu matsinda, batwaranye nayo shampiyona, bazi uko match itegurwa, ukabareka bagakora utuntu atari mutwo tuntu twakoroshaje. N'ikipe igiye Musanze kugira ngo ugende werekane ko ngo yashimuswe, ngo ngaba abantu ngo bongeye gutwara iki bayijyana he, ko icyo bifuriza ineza ari neza iki rwose. Bareyo icyo kintu nticyashimishije nacyumvise, ariko amakuru ahari ikipe ya Rayon Sport izahaguruka hano i Kigali ku munsi wo kuwa gatanu. Ku munsi wo kuwa gatanu isa 5:30 abakinnyi bamaze gufata amafunguro, bazahita burira bisi nziza cyane yakodeshejwe n'abasaza. Niyo mpamvu mvuga ni kudesha po muri abantu b'abagabo avuga bati ikipe ni gute igira Rubavu nk'abaturage, ni gute ikipe umukinnyi burya agira treatment yari, ni gute ikipe igira Rubavu mu dukwasteri twa abakinnyi batunye amaguru. Ubwo rero aho ni naho nageze aho itaryoherwa byo ndi kuvuga uburyo abanyiri ikipe abasaza bahibereye inama zirimo. Inama y'ejo rero nababwiye ni simbatindira ubwo ibyo by'uwo ushaka gukerera ibintu yo guteza ibibazo ngo ikipe ngo hari abantu ngo baragarutse ngo barayishimiza, icyo bifuriza Murera no gutsinda. Ubwo rero aho ngaho itanza noneho mvuga nti aba basaza iyo mbabona
hitambaza abafana abandi bati biyiziye mu bintu byabo bahari noneho sasa nyiye hamuogopi murumva nta kintu cy'icyo bahamuogopi. Ndabakunda cyane bari abapapa kabisa ngoje nkunda umuntu wifuriza icyiza Murera, wifuza ko Murera yaba iryoshye yabitsinda. Aba bagabo rero barahuye hawo ndafite nkubita mbangura asugutsinda cyane byinshi wenda bimwe babikurikiye. Aba bagabo igihe bahuraga kuri match ya Gasogi mu byibuka dusubiza amaso inyuma batanze miliyoni 8 nizo zageze kuri konti ya Rayon Sport. Ayo ni amakuru ngwa ya nyayo. Bari biyemeje miliyoni 15 muri uko gupejinga miliyoni 15 hari bamwe batari bahari bavuga bati Prosperi hawari araza kuyatanga, barimo Ngufu Jini nawe burya n'umureyo batarayatanga, abari yarari muri Amerika ngira ngo n'abandi ariko izabonetse surplus zase zinitura kuri konti ya Rayon ni miliyoni 8. Izo miliyoni 8 nizo zakoze mu gutegura match. Binagenda neza wenda nubwo kipe ntiyakinye neza 100% kuri Gasogi, ariko icyari kurusho cyane n'amanota 3. Hanyuma rero match ya Rutsiro ntabwo ya mafaranga kwa kundi za 15 bavuze ntabwo zagiye kuri nta zindi zagiye kuri konti ya Rayon. Ejo rero nabwo barahura mu guhura icyo bakora baganira na Adrien bari abasaza b'ikipe kabisa. Babaza Adrien bati iyi match ariko gato cyane ya mafaranga batanze ntabwo 8 yose yakoreshejwe mu gutegura match y'abagabo gusa, ko Adrien yanababwiye ko hariho duke wenda nka miliyoni 2 cyangwa 3 zishobora gufasha mu gutegura match y'abagore ya Super Cup. Make cyane ntabwo ikipe y'abagore ikonsoma cyane. Iyi nshuro rero barongera baramubaza bati Adrien hakenewe angahe? Adrien ati byibuza hagati ya miliyoni 4-5. Iyo mvuze ayo mafaranga harimo hoteli cyane ko iyi ni match yawe, harimo iyo bisi, harimo na prime z'abakinnyi. Iyo bamubajije bati aya mafaranga nayo gukora gute, nibyo abasobanurira akagenda bereka izo details, ama recuperation, ibyo byose byo kurya n'ibindi byinshi byo mu rugendo. Ati byibuza hagati ya miliyoni 4-5. Abagabo bati iyo ni nakabazo gato, imikenera abakire bati nakabazo toto. Aho ngaho bahita biyemeza gutanga miliyoni 6,500,000. Abari bari aho niyo bemeje, ariko baravuga bati reka tube turetse kuyatanga tubanze tuganire n'abandi batagaragaye muri inama yindi yabaye ku munsi w'ejo kwirebero. Aravuga bati zo 6,500 nizo tweme nonaha ayo mafaranga ashobora kwiyongera. Amakuru nzanye aka kanya rero ayo mafaranga tayari B yamaze kugera kuri konti ya Rayon Sport. Niyo makuru ahari aka kanya kabisa. Narababwiye ni nkora ikiganiro maze kumenya hariya ndani bimeze biti. Ayo mafaranga ari kuri konti za Murera 6,500. Ariko ayo mafaranga ashobora kwiyongera ko nababwiye ngo hari abandi batari bari mu nama ku munsi w'ejo bababwiye ko hari andi ashobora kujya kuri konti ya Rayon Sport. 6,500 zo zagezeho tayari zo gutegura iyi match ya Rutsiro. Abagabo biyemeza ko bose benshi muri bo abafite umwanya benshi muri wese ufite Vewiti, ufite Range Rover, ufite Tesla, ufite bose barayikubita igitoro baraba bari Rubavu. Ya ntababwiye ni nyiye hamuogopi abwo bugira. Bari tayari rero, bari tayari baravuga bati gutsinda match ya Rutsiro. None akantu nakunze barakubwira bati match ya Rutsiro ntabwo turaza. Niyo mvugo aba basaza bari gukoresha Rayon Sport bati ituraza. Reka ya Rutsiro ije pembe. Nabo bategura n'utwo do propaganda noneho bazavugira rimwe aba basaza bari kwitegurira match ya Epiala. Bayibaza bati by'amatsinda byayo bimeze bite mwana wa mama? Amatsinda barayakopasha. So ubwo rero bakavuga bati
byari ibyo bya match ebyiri, ariko baravuga bati twemeranywe ko iya Rutsiro nijya ku ruhande ikipe itsinze imbaraga zizikuba karenze kane, buri wese azaba yahagurutse. Ayo niyo makuru ahari. Nabwiye ni simbatindira ngiye no gusoza cyane kugira ngo tudatindana kabisa. Hanyuma rero ikindi, aba basaza benshi muri bo bagana n'umutoza Robertinho, barabanye mu bihe yarari muri Rayon Sport mu myaka ya mbere. Bamwe na bamwe Robertinho ntabwo bamwivangiye mu by'imipangire y'ikipe, ariko ku makuru mfite nuko baba baraganiriye, yaganiriye na bamwe mu bantu b'abareyo nyine, bamuha ibitekerezo, baramubwira bati nyaboneka babona ko mu kibuga ikipe ntabwo iri kugenda, harabura iki ko ugerekeranya Bakaseri Sefu, Majaliwa, ko Bagayogo adakina, ari umukinnyi byibuze ugerageza amashoti nkanga y'ikipe, ugakina na Gasogi yabonye karito ruje ntunatere mu izamu. Abababwira ko ari uko n'abakinnyi batari bari motive, ariko icyo nemerera aba bataramiyo barigereye uzagurika kwa Robertinho nawe ashobora kuzabura umurimo. Ariko ntabwo nkunda cyane wenda abayobozi, ntabwo ntavuga ngo ni ukwivanga mu by'umutoza, ariko umutoza ari igihe umushyira agahwituzo. Nanjye rwose mfite ubwo buryo Robertinho namubwira ni ntabwo bari uri gutera ishimishije, tubwizanye ukuri. So mu magambo make rero ni ibyo, umukinnyi utari wakoze imyitozo ariko uyu munsi yayikoze ni Nsabimana Aimable, wari ukirekarama ibibazo by'amarokritoma, yari afite utubazo nyine kuri Nsabimana Aimable, amafaranga ibibazo yaragiye afitanye n'ikipe, ariko hari ukuntu babiringanije asubukura imyitozo. Akaba ari n'amakuru avuga ko ari amaofure yo hanze y'u Rwanda nawe yaba afite, akaba hazamo utwo tuntu avuga ati ngeze gutya nkagenda ikipe itarayama, ariko barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo bamugumane. Bako Nsabimana Aimable umukinnyi wazamuye urwego kandi mu buryo bugaragara ko we partnership ye na Omar Nyingi nabo ntacyo mbashidikanyaho cyane. Abakinnyi abantu bibazaho ni Sefu, bigaragara ko hagati mu kibuga harimo akantu, ukajya kuri imbere yabo gato uburyo umutoza ikipe ayipanga, buryo tutabona neza bitwa Bayiranga Kanga, tutabona Bagayogo, haracyarimo tena kabisa. Ariko kuri match ya Rutsiro ni kufa au kupona, kubera ko umutoza bita Gatera Musa nawe abayakaniye Murera. So mu magambo make